icyambere cyo abantu ikintu cyambere abakobwa batinya nyine bajya banambaza kubera nkoresha social media barambaza ati muri comment atese ati biriya bigabo ati ntibigenda bigukorakora biriya bigabo ntibigenda bigutereta urumva nyine ubo nyine ubo nta mbogamizi bafite y'amafaranga ahubwo nyine baba bibaza ati ibi bigabo ntibigenda bigutereta atazaho muri ntibigira gute nkababwira ati reka iyo nyine iyo wabagezemo nk'uko muba muri abajama bagufata nka mushiki wabo nta bintu by'ibidanje kandi wenda ikindi kintu tuba dushimira n'igihugu ni umutekano wenda ibindi byo ariko umutekano wo turawufite nk'ubutwara moto wisanzuye nisanzuye mfite n'igihaha nanayimena paka sasi nuko mba niruhiye nuko mba nigagariye ariko mfite igihaha nayimena nkarikesha na nijoro wakora kuko nigeze njya mu Bugesera mu kire nyine njya nkira utuntu nukuye Nyabugogo ubwo rero moto yanjye yari yapfuye kandi ngomba kumugeraho byanze bikunze naturutse ari Nyabugogo ngiye Bugesera saa 3 z'ijoro njyayo uragaruka ngerayo mu hibyiwe ndangije ndagaruka noneho nzana n'umugenzi ahubwo naravuga gashyaka w'umugabo waba uri kugenda saa 5 z'ijoro n'umugore ni umugabo uri kugenda we wari uri mu kazi abandi nyine babari ngo bitonda cyane saa 12 bahageze mu rugo se biracyabaho nibazabakange i Kigali dukora 24 kuri 24 n'abadamu baba barimo hari n'abayimena ijoro rwose none se njya kwiyemera ngo turabari kandi twese turashoboye sibyo none se umusirikare w'umumama we ntago ajya ku ikosi nk'abandi kandi akanarara bakamushinga ahantu akahagara paka bukeye birumvikana rero nazanye umugabo nagize amahirwe nsanga n'uwo mu ncezi wacu ariko ndabimuhisha kugira ngo atampa makeya ntabwo arazikora umugore kuko iyo umuntu umubwiye ngo niho mu rugo atavuga ati mata niba ari urugendo rwa 2 atavuga ngo ndaguha 1,000 yaraje ati njyana rwa Rutabura Nyamirambo bandamubwira ati hari urampa 10 ngo reka ngo nubwo bwije ngo sinarenza 5 ndavuga ati basishyiraho 1,000 iti rwa Rutabura hahandi umanutse nyine wigira nk'umuntu utahazi uvuga kari kure yari hari ngo kari kure bose ngo nta 1,000 ndagishyira mba ndamucyaniranye rero tugeze Rebero urabona hari kaburimbo izenguruka kuri kanari twe rero nitujya tuyinyura kuko irakonsoma cyane ubwo nahise nyicurika mu ishyamba umujama agira ubwoba none se mota uri umukobwa cyane none se ubu ntabwo bufite wari umuvugishije oya nyine nari mutwaye abona tunyuze iyo mu ishyamba ahubwo bagira ubwoba n'akayira kari mu ishyamba aramwirebero mo hari aravuga ati se ati ubu ntabwo bufite oya yarabanjije arambaza ngo mata uri umukobwa ndamubwira ati ndi umukobwa imbere ariko yo guhaguruka cyangwa muri kugenda oya ni urumva twari twaje tugeze Rebero ahubwo we yikanga ko nyuze mu ishyamba rya Rebero hari agahanda k'itaka nyine ka bugufi ati mata uri umukobwa ndavuga ati ndi umukobwa none se uri umusavire ndamubaza ati ndi umusavire nyine ngo none se ubu ngo unyuze mu iri shyamba ngo ubu ko ndi umugabo ntiwakeka ko nakugirira nabi ndavuga ati shayo umuntu ari mubi wumva uruntu ariko nawe twageze yariruhutse taravuga turanyemeje ati renze ko ari wowe uri buryaho ati ubu ngubu koko ati njye nari nanagize ubwoba ngira ngo ntwawe n'urudayimoni rw'urukobwa ariko yarancekeje ariko nyine akazi kose ni akazi wiyaminiye waza ukayikaraga ako tubwire ukayimena ukakamena bakita kukamena none se tubwire ku iterambere naba wenda uri bushaka aratubwira iterambere iterambere rya mbere nyine nkuko barabizi ko turi ba bon appétit urabanza ukubaka umubiri ukambara icyangwe urabona nyine icyangwe mba mpagaze n'iyi nkweto ukubitamo rumumba iba yaraguze nka senkani
ni ukwambara neza. Erega buriya niyo yaba imwe ariko ukayigirira isuku, niyo yaba imwe ukayigirira isuku nta kibazo. Nyine tuba tugomba kurya tukuzuza imyuka kugira ngo hari abadamu burira nabi, ubaye utariye ni ukuguhirika muri rigori. ese wa mugani wowe ujya ubasha gutwara abadamu? Noneho hari abamama burira nawe ukagira ngo ari kurira igiti. Wariye wanyweye nyine. Kirushyiramo wakurura umuriro kikishika nyine kigira nk'ihagurutse cyane. Noneho wawusubizayo noneho ihita igusubirana inyuma moto. Yasubiye inyuma mu maferuje iransebya, noneho yigusebeje uri umuntu w'umukobwa. Batavuga ati tese ngaho tubabwira ngo ni imirimo y'abagabo ngo bakigira enjenyeri, kandi nyamara n'abagabo dore wowe utwara sipiro ngwino hano mata wowe utwara sipiro ngwino hano uvuga kwiriya batiri y'ibati isubirana umuntu inyuma. Dore n'uyu utari muremure umva icyo avuze wagiye avuze ibintu muri tekinike jewe sindi umushoferi amabatiri nyine y'ibiwani, ariko wumva ko bigoye kubyemera. Ngo yari ari muri feruje ngo afata umuriro ngo batiri irishika ngo asubije oya ngo agaruye umuriro ngo isubira inyuma. Ibyo bintu bibaho kumanura agapfukama wanashaka yigumire gutyo pe uvuga ziteye ubwoba pe. Batiri haro pirate nyinshi. Ni ukuvuga ngo iriya batiri y'ibati ukurura umuriro kikikubita ukumva ugiye kumara abantu. Noneho nanone
kuri batiri oya Ni ni batiri. batiri za pirate ku buryo iyo mu kanya nanzimiyeho kukuzimiraho byo ku byakumvikana gisozi none ariko ayinzimiyeho ni pirate ishobora gutuma utwara nabi nyine mu oya buryo ngende bwa umwasi sisiteme maze igihe mu muhanda nyine kuri iyi bati nyine igushika ni pirate ni made in Uganda iragushikankura ukora ikagushikankura noneho nanone umuriro wawe usubizayo ihita isubira inyuma urumva mugihuriyeho ni ikibazo kabisa batiri zo ni ikibazo gikomeye nubwo zitaraboneka noneho cyane ikindi kintu ziriya batiri bita ngo ni nshyashya cyangwa iyo y'ibati uyijyana nk'ahantu runaka bakavuga ngo turagusubiza iyo wazanye tukavuga ati se njye mfite uruganda rwa batiri ese nta kuntu njyewe uba bazajya ugomba kumpa iya bazibandikaho orojinari nanjye ntwara mfite umutekano ubundi nta kuntu bazajya bazibandikaho wenda iyazanye n'iyo moto ukaba ariyo ujya uzajya ugenda ugafata cyangwa ukaba ufite ebyiri oya nanone impamvu bitakunda aka kanya nshobora kuyifata nkaba ngiye i Nyamata none se bayinyandikiyeho i Kigali ariko nanone bishobora gushoboka bakaba babyohereza muri sisiteme zabo ikoranabuhanga ryaraje ariko nanone icyo gihe baba igihe ipfuye wabigenza ute ko zipfa igihe ipfuye wabigenza urumva namwe mubifitemo inyungu ni ukuvuga ngo bino bibatiri n'izi bita ngo ni sipiro nicyo zari cyanzimiye ejo bundi kiri kuri 77 noneho ikibazo gihari ntiwababwira ngo yakuzimiye iri kuri 80 no ku ijana zirazima nta sapoti baguha uhita wongera ukishyura andi yuzuye nta mikino iyo ikuzimiyeho niyo yaba yuzuye utwayeho umugenzi wa sekisi harimo 99 wishyura ubwo uhita wambuka ukishyura indi bati cyaba ari wagira ngo babikora babishaka mbese ko mbere bazanaga batiri natwe byaratuyobeye batwaraga komanda zino batiri nyine zino zishaje bazishubijeyo bakazana ngo bino bishyashya biriya by'ibibati ubundi bazana amabatiri ya orojinari babona ari orojinari bakayasubizaho bakazana ibindi ngo bya pirate rero biriya wapi kabisa baduha amabatiri mazima twikorera akazi sipiro ndayikunda njye nyitwaye igihe utari umuzamani ukayiyahuraho wabamara yaguhitana none se ubwo urumva nk'iyo batiri yishika nk'iyo batiri ufata moto ikishika nanjye sinayifata uko byagenda kose uko nasanga n'umutara mu mana ntago nayifata uko nasanga okay noneho twebwe nyine ikintu nubwo wenda baba bavuga ngo esanse yarahenze twe tuba tubona abantu ba esanse aribo baryoshye kurenza kuko icya mbere cyo uwa esanse nubwo esanse ihenze ayibonera ku gihe ariko njye siyo ngiye nkicara amasaha 3 kuri batiri uwa esanse ntabwo aba ari gukora ushaka kumara amasaha 3 se utegereje moto cyane nako batiri yego abo ni abagushaka kambe mukuru ubwo rero mwokabyarama mudukorera ubuvugizi niba batiri izimiye kuri 99 ukongera ukagura andi nta mafaranga urayikoreraho ubwo urumva ubwo batiri imwe nibayiguha iraba ihagaze 5,000 ubwo se ubwo urayakura verisoma y'umukire nimutana mu mitwe ni ikibazo ni ikibazo kabisa ariko urumva ni ikosa ry'abaswaperi ikosa hoya aho ni muri sipiro nyine banza witabe uyu mutipa abambwira niko ni ikibazo cy'iki ni ukuvuga ngo ntabwo ari ikibazo cy'abaswape ni ikibazo cya sipiro nyirizina ni ukuvuga ngo niba bari bafite batiri za orojinari imbere bakazisubizaho bakatuzanira pirate zino urabona ngo hari izo bita ngo ibati ngo inshyashya mbere ntazabagaho ubundi abantu batwaye sipiro mbere batwaraga batiri zimeze neza ariko ubu barazipirase byataye ubu se ishobora kuguha nkangahe ni ukuvuga ngo wenda wagize nk'umujigisho ukayibona imeze neza itagutengushye ushobora kuyikoreramo nka 7 nk'umunani urumva wayiboneye ku gihe kandi imeze fureshi nta gihombo kiba kirimo ariko ikibazo ahantu kiri ni ukuntu babitwara abagenzi babirishije iyo baguhaye 60 asubire kumwe mushiki wacu usanga ari ikibazo iyo baguhaye igice cya wenda bashaka amasharijeri acaginga vuba nibura bajya baguhamo nka 80 kuko iyo bifashe bakaguha 60 nta kintu baba bagukoreye kuko utwaraho abagenzi 3 baguhenze uhita uvanamo aya batiri gusa ubuhombye bwose iyo baguhaye batiri tuzuye urumva ko
ikibazo cy'umuriro mu by'ukuri nta kibazo cyari cyiza ariko ikibazo ni icyo cya batiri nyine amacagi yabo apfa buri kanya usanga sitasiyo icaginga ariho urusitasiyo rurimo amabatiri nk'ijana ugasanga hacagingamo 10 ubwo rero ugasanga bongere nyine amasharijeri baduha umuriro twe twikorere sipiro tuzayigwa inyuma turanayikunda pe batarebera kuri bagenzi babo ampasari ni moto utagerayo nkusange ngo batiri ngo ni igipfu ngo ni ibiki reka reka uragenda ukuramo batiri iyi niyo pasari uragenda abangaba niyo yagira ikibazo aba bararyoshe ntabwo batiri zijya kandi niyo ifite ikibazo wa mungani baranakudepana nta kibazo ye baba we kudepana gute muvuze akantu rero mukoze hasi munyibutsa ibuye mukoze hasi munyibutsa ibuye ubu muzi ko nataraye nkajya i Bugesera ntabona depanaje byansaba kuyipakiza rifani ikayizana mu ngandi masoro ariko depanaje muri kuvuga jye sindi kuyumva depanaje urumva wenda uri umukire ufite uruganda uba ugomba kugira rifani cyangwa amamodoka nk'uko usanga hageze bya bindi bipakira ibinyabiziga babyita burikidawuni igasapotinga wenda niyo wanyishyuza make ubu ndi Nyamata rifani igera mu ngandi masoro bataguciye 40 wangaye ariko nyamara bafite za rifani zitepana abantu abakiriya babo badufata nk'aho tutari abakiriya pe nta keya muduha ndabivuze ubu usanga rero n'abaswaperi badusuzugura umuswaperi ukaza ugasanga arimo araniteretera ukamubaza batiri ziriho ngo baba uhagaze wa kimotari urumva baduca amazi pe njya mvuga ati yaba Imana yahindura amateka sipiri ikazagera igihe izajya itubwira ngo ni karibu umukiriya ibyo bintu ndabikumbuye ibyo bintu ndabikumbuye kandi mwayigiyemo yabahaye karibu yitayeho cyane umva ni karibu umukiriya na keya nyinshi nanjye ndayamamariza sibyo sinikuyemo twanatwaye isho sipidi muri sitade nawe wari urimo twinjizamo sipiro gutya sibyo ni moto nziza icyaferi cyarakosotse ariko rwose nimuduha amabatiri twikorera akazi ariko uzi ko muri batiri hajemo na ruswa gute ampaye ubu kugira ngo batiri ushobora kugera ahantu mwabajama mwe ngewe ndidekaraye mvugisha ukuri nge ngira umunwa nge nagiye ahantu umuntu arifata abasaza banjye baravuga ati atese uyu mukobwa nawe aramara amasaha angahe hano ati ni mu muha akabati baba bankubise akabatiri kuzuye bamaze kugaterekamo none sita ngo kugiye gute bati igisigaye n'iki se si byavivutse ko nishyuye urumva sigutubwiye mwana mbere y'uko ugenda harimo ruswa rwose udafite sekisi n'abatiri yuzuye ubona bagukubita 60 ruswa yo muri batiri iraturembeje niba banavuga ngo ntibaho bazavuga tujye tuyafotora tubereke turi kuyatanga kandi nawe ureba kubura veriso mukabura akazi ntabwo sekisa yagucokoza utanga nka sekisa bakaguha ubwo urumva batiri guhagaze 3,000 batiri ubu yiguze 3 ibyo birazwi niba ushaka batiri yuzuye ntabwo ari bose harimo inyangamugayo ariko abenshi muri bo babaye ibisahiranda kuguha batiri yuzuye ni sekisa hari n'abiyemera bakaguca 1000 ubwo ibiguhagaze 3,500 rwose ibyo bintu birabangamye pe niba baramuhaye akazi ngaswapira abantu ahembwa ku kwezi nashima yo ku kwezi wenda nimbona nyine hari n'abajama batanga serivisi nziza hari umujama rwose hari umujama akoreraga hariya ku Muhima aguha batira agahita akubwira ati mo tugira akazi keza bene uriya wanasyonyoye waza ukamubwira ati fata 1000 ugende nawe ugura kandi aba ari umuntu ugira umutima mwiza nyine watanze serivisi nziza ariko aba bajama batuyoboza igitugu ngo niba nta sekisa nta kintu muvugana ubwo n'ubugegera ntiwanatera imbere pe ndabivuze kandi muba muri kudusonga twe tuba turi ku maverisoma y'abakire ariko mwarangiza mukajya kutwaka na sekisa twari burye saa sita mo capati ubu turi kunanuka ubu turi guta ibiro nta capati ibibazo twabyibanza cyane reka tuvuge dufite ibibazo nka miliyoni ku bijyanye n'umwihariko wawe ari umwihariko wazanye
si we wenyine ufite ariko uri mu bantu bakoresha neza imbuga nkoranyambaga ibyo bintu wabitekereje gute kugira ngo ukoreshe imbuga nkoranyambaga muri aka kazi kandi ndakeka ko abari ahangaha bashobora kuba badafite n'izo wenda uretse nka WhatsApp ugasanga ntabwo afite nka TikTok iyo bakubona kuri TikTok wowe wabitekereje iki n'akamaro bifite mu mwuga nyine akamaro bifite imbuga nkoranyambaga nubwo wenda abantu babibona ngo ni umurengwe imbuga nkoranyambaga zimeze nk'umuhuza aka kanya umuntu wo muri Amerika arakwandikira yagukunze umuntu wenda ushaka kuguha akazi ngo umwamamarize umuntu uvuga ati nabonye uganira neza ngwino unganirize ugasanga nyine bikugiriye umumaro njye byangiriye umumaro pe wenda sindi buvuga ngo uyu n'uyu wowe ku bwawe nutekereza ugasanga ko iki gihe nubwo wenda umuntu yifata ngo ibyo bya social media sinabijyamo ubu usanga birimo ariko watabizi kuko aka kanya ufite kwifatira akavidewo ndi hano ugasanga nawe wagendeyemo hari n'ukuntu wifatira video ukabona umuntu cyane cyane Nyabugogo mba niri kwifatira utuvidewo umuntu akitambikamo ejo yakubita viyuzi ngo ampa ku mafaranga rero ibyo bintu niba ubona umuntu bamutunze kamera nyuri inyuma niba udashaka kugaragara wigendere ariko kamera yanjye ntabwo uri buze kumengereza iri bukuzane ariko tugiye ku kamaro ka social media ni umuhuza kandi nanone nakuze nkunda ibintu byo kuririmba kubera abancaga intege ngo mfite urujwi rubi sibyo njye ndavuga ati nanjye nandika indirimbo njya muri studio nanjye numve ko bijyamo njya muri studio indirimbo abayumva barayikunda ntawe uneza bose haravuga tujwi ryiza haravuga tufite urujwi rubi ariko mu by'ukuri nyine manuka aho ngaho mamata bagenzi bawe ni urundi rwego nyine mu by'ukuri nyine imbuga nkoranyambaga zakugirira akamaro wazikoresheje neza wenda ntutandukire ku muco w'indangagaciro za kinyarwanda tuvuga ibiriho nyine ukamenya uburyo ki witwaramo ese nkubaze hari abagenzi bashobora kuguhamagara kubera ko bakubonye kuri TikTok cyangwa ahandi cyane ndabafite benshi ati ngwino ntware narakubonye ndabafite maze kugira abasilamukazi nka 5 batwagwa nanjye gusa hoya sindi umu Islam ariko bo barampamagara bakavuga ati kuko uri umukobwa bura n'abasilamukazi bamwe na bamwe bafite imyumvire hari abatwagwa n'igitsina gore gusa hari n'abasilamu noneho hari umumotari w'umugabo nabonye nawe atwara abagabo gusa ntajya atwara abagore bitewe n'imyemerere ye ariko nyine mu by'ukuri nyine social media noneho by'umwihariko TikTok nubwo wenda bavuga ngo ntihemba TikTok ni urubuga abantu bajyaho bagiye kuruhuka bakavuga turabasetsa rimwe na rimwe utujya uri kubyina abantu bakishima ariko nanone umuntu akakwandikira inbox tuzaze nk'uhakazi bijya bitugirira akamaro cyane ku bantu babikoresha ariko ubwo utabizi nyine ntabwo yamenya ibanga ryabo ariko ibanga rihari aba ari connection umuntu uwo ari we wese ukoresha TikTok ntabwo umuntu yakubura nk'ubu n'umuntu ntumye abanyizeye avuga ati diyamashe motari nzaho namuhigiye gusa nk'uyu mupapa urabona arakuze wamugisha inama nawe yo gukoresha izo mbuga ego ko mana yanjye abapapa none se ubu kanyombya ubu uyu nguyu aruta kanyombya mbota urabyumva uti ibintu ubundi gusaza ni mu mutwe gusaza ni mu mutwe nawe wumva wabishishikarira cyangwa n'iby'abakiri batoya kuko uyu nguyu afite urubuga rwa TikTok niho akura avuga ko hari n'abagenzi na YouTube ni diamashomotsa na YouTube arayifite wowe urabyumva gute ubona gute abagenzi mota by'abakiri bato wowe ubona umugenzi waguteze nyine yego ntabaguhamagara uravuga kuri social media n'ibintu by'utuzi nawe ntago azijyaho mu bundi buryo ni ugushaka kugaragara kugira abagenzi bamubone wowe utega umugenzi muhuye gusa se nta bantu nabo muziranye gusa oya nabo mutaziranye yifitiye gatuje yifite gatuje nanone wenda ngiye kubabwira ibyiza byo gukoresha imbuga nkoranyambaga nk'urugero rwa hafi hari umuntu uba uri mu gihugu cyo hanze abo bita aba diaspora iyo abonye nk'uko uri umunyamwuga aragusura kuri channel akakwandikira rwose hari abajya bangoboka nakennye
ati diyama nzaza i Kanombe nzaba mpari saa 10 zuzuye z'amanywa ugomba kuba uhari nanjye ngerageza buryo ki mba mateye amapine ku kibuga cy'indege akavuga ati ni wowe uzantwara icyo gihe rero ama mu madolari nkaruhukaho nk'iminsi 2 nanjye numva uko Uwiteka agira neza rero urumva bifite akamaro hari uvuga ati kubera uzi umujyi wa Kigali nabo mu ntara bajya banyandikira njya mbafatanya Bugogo kambwa ati diyama ati nzaza i Kigali umunsi uyu n'uyu uzantwara hana unamvaneyo tukadiringa no mu biciro ubwo rero ugasanga imbuga nkoranyambaga zidufitiye akamaro kandi ukazikoresha neza mu kinyabupfura ese uretse kimotari ni akahe kazi kandi wakoze mu by'ukuri yababa we ko nakoze utuzi twinshi kandi umvishe n'ahandi bavuga atariho yasobanurira wa mukobwa wawe urumva njyewe nakuze ndi umuhigi pe sitori y'ubuzima bwanjye ndi ndende ngiye kuyivuga bwakira bugake ariko urayivunagura uretse gato wenda mu papa wanjye hari akaduhahirane hari n'akandi